turongeye turabasuje bavandimwe nshuti, twizere yuko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hose hirya no hino kuri iyi si yacu. Twizere rero ko muri amahoro rwose nk'uko duhora tubifuriza kabisa. Iyi rero ni NZIZA Business Group Limited nk'uko rwose mubimenyereye. Tukaba turi kumwe kuri channel yacu ya NZIZA Market. Turi kumwe kuri channel ya NZIZA Market. Reka rero tugusabe cyase tukwibutse gukanda subscribe wowe utarabikora kugira ngo ujye ugenda ubona ibyiza byose tugenda tubagezaho umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu. Rwose iyi ni channel ikugezaho imitungo itimukanwa, yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa hirya no hino mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ngira ngo rwose mujye mukurikirana kabisa, tuba tubafitiye ibintu byinshi byiza nk'uko mudahwema kubimenya rwose. Nk'uko rero mwakomeje kubireba ku mashusho, nk'uko mwakomeje kugenda mubibona ku mashusho, tubafitiye inzu nziza kabisa, inzu nziza cyane iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kimironko. Niho iyi nzu iri, ikaba ari inzu yubatse mu buryo bugezweho, ari inzu iri moderne, inzu ikomeye, inzu yubakishije amatafari ahiye yandi nimero ya mbere, inzu ikomeye kabisa. Iyi nzu ikaba iri haruguru gato cyane ya Kigali Parents. Urumva rushaka kuba ubona iyi nzu ukaba uyibona ufite abana bigara muri Kigali Parents, ukayibona ukorera mu isoko rya Kimironko, ukayibona ukorera hari hafi rwose za Gisimenti za Remera hari hose, cyangwa ufite abana bahigira aho ngaho hafi, ko murabizi ko hari amashuri agezweho. Iyi nzu rero ntigucike kubera yuko ni inzu nziza cyane iri muri quartier VIP cyangwa se quartier nziza igezweho, ariko kandi inzu mu by'ukuri ikaba idahenze. Inzu ikaba ihendutse ugereranyije n'agaciro kahwiri nayo ubwayo uburyo yubatswe. Iyi nzu ifite ibyumba bine binini byiza byo kuryamamo, ikagira toilette na douche eshatu, hanyuma ikagira salon, salle à manger ndetse na cuisine moderne birumvikana ijyanye n'igihe. Si ibyo gusa kandi ifite na annex yo hanze, kandi rwose nziza kabisa, nziza. Iyi nzu rero ntigucike kubera ko ni inzu yubatse mu buryo bujyanye n'igihe nk'uko mwagiye mubibona, iri mu kibanza kinini cyane, iri mu kibanza kinini kabisa, gifite 25 kuri 20 cyangwa se metero kare 500, 500 ya metero kare 500 kabisa. Ni inzu ifite parking nini, ikagira na jardin nini, mwagiye mubibona. Ni inzu mbese nziza rwose. None igitangaje ni inzu ya gatatu kubara 1 2 3 uvuye kuri kaburimbo nini, ira kaburimbo nyine nk'uko nababwiye imanuka kuri Kigali Parents. Akarusho kandi k'iyi nzu ni inzu iri haruguru y'umuhanda. Ndabizi abantu benshi cyane murabizi ko mukunda inzu ziri hejuru y'umuhanda pana munsi y'umuhanda. Iyi nzu rero nayo iri haruguru y'umuhanda, ikaba ari inzu igezweho iri muri quartier nziza, iri kuri kaburimbo, kandi byose yubatse mu buryo bugezweho. Ufite icyo bita rento continue, ikagira amakorone ku buryo nabishatse akora igisenge ugashyiraho indi. Nuvuga ngo ni inzu mu by'ukuri yubatse mu buryo burambye, ni inzu ikomeye, ni inzu rwose nakwifuriza yuko ufite amafaranga itagucika cyane yuko iyi nzu ihendutse. Turacyari NZIZA Business Group Limited. Komeza ukande subscribe ujye ubona ibyiza byose tugenda tukugezaho. Uretse kandi kubarangira imitungo itimukanwa igurishwa cyangwa se ikodeshwa, wowe ushaka kugura watugana, ndetse nawe ushaka kugurisha watugana. Ariko kandi dufite website rwose ya NZIZA.rwa. wowe ushaka kugura utiriwe utureba, utiriwe uducaho cyangwa se uca ku bandi bakomisiyoneri bari bo bose, jya kuri iyo website, genda ufotore inzu yawe cyangwa ikibanza cyawe, hanyuma ujye kuri iyo website ya NZIZA.rwa, hanyuma ugishyireho ukurikize amabwiriza
bikugoye waduhamagara tukakuyobora uko ubigenza. Ni nako kandi nawe ushaka kugura ushaka kujya kuri iyo website ukareba amafoto amashusho y'imitungo igiye iteretseho ibibanza amasambu amazu, hanyuma iyo ubona iyo mashusho yayo yishimye urabonaho aho winjira muri details zose ubonemo na contact za nyiri umutungo. Nawe rero uramutse ugize ikikugora utabashije wenda kubishobora reka bariko mbyita ugize aho usobwa waduhamagara tukakuyobora uko ugira gute tukakuyobora uko ubigenza. Iyi rero ni nzuri kabisa. Tubafitiye serivisi nyinshi. Murabona ko ya nzu irimo n'amagarde robe, nuvuga ngo irimo za garde robe cyangwa se placard tubati two mu byumba. Mbese ni inzu imeze neza kabisa, nagushishikariza kugura rwose. Murabona ko ifite jardin nini, parking nini, ni inzu ikomeye imeze neza cyane. Ndaje mbabwire ibijyanye n'igiciro cy'iyi nzu, mbabwire uburyo twabafashije tukayihananuza rwose tukayishyira ku mafaranga make cyane, make ashoboka rwose kabisa. Muri NZIZA Business Group Limited rero tubasha no kumanaginga imitungo yanyu itimukanwa mu byo twita property management. Nuvuga ngo tubamanagingira imitungo yanyu itimukanwa, tukabashakira abakiriya bayijyamo, abakiriya bayikodesha, hanyuma tukanakurikirana iyubahirizwa ry'amasezerano. Iyo tuvuze iyubahirizwa ry'amasezerano nuvuga ngo ese barishyura, ese amazu afashwe neza, bishyurira ku gihe. Ibyo byose turabikora. Abantu mufite amazu manini mwaburiye abakiriya ni mutugane tubafashe cyane. Kandi namwe rwose mugize gute, namwe mutari mu Rwanda mufite akazi kenshi muri mu Rwanda cyangwa muri hanze y'u Rwanda, ni mwijya mu bintu by'amafamiye, inzu ugasanga ngo umwana wo muri famiye ngo ni ukwishyuriza, no, umukiriya azavamo ntazamuzana. Hari byinshi nawe ugira by'amarangamutima bigatuma akazi katagenda neza cyane. Ngwino ugane abanyamwuga, ngwino tugane tugufashe tukumanagingire imitungo yawe kandi rwose mu buryo bw'umwuga. Ni nako kandi tubasha kugira gute, niko tubakorera amapura cyangwa se amadesign y'amazu agezweho, ndetse tukanabubakira kandi mu buryo bugezweho, ariko kandi mu buryo butabahenda. Ni karibu cyane. Tubafitiye serivisi nyinshi rwose, tubafitiye serivisi nyinshi cyane dushobora kubafasha kubona. Iyi nzu rero, mushobora kuba rwose amatsiko yabishe mukurikije inzu imeze itya, iri mu kibanza kingana gutya, yubatse mu buryo bugezweho, iri Kimironko. Ubu ngubu ndabizi abenshi muri gutekerereza muri miliyoni 100 kuzamura, 120, kubera ko ubwabyo karitsiye iyi nzu irimo ubwayo rwose ikibanza nta kubeshya ntabwo wakibona munsi ya miliyoni 50, kubera ko ni karitsiye ihenze, ni karitsiye nziza. Ariko rero si uko bimeze, ahubwo ibiciro twabikubise hasi, twahabagereye cyane ko turi abantu rwose tuba tugomba kuhabagerera, tukatera ijisho tukareba, tukabakaturiza, kuko iwacu umukiriya ni umwami, umukiriya niwe ufite agaciro, amafaranga yawe niyo afite agaciro. Rero niyo mpamvu twahageze, inzu turayihananuza cyane. Nyirayo yifuzaga n'ubundi rwose miliyoni 100, ariko ntakubeshye twayihananuje, turamubwira tuti muvandimwe fata miliyoni 80 zitaha, noneho turebe yuko inzu twayicuruza mu buryo bwihuse, kuko nawe dore ukeneye amafaranga. Si ibyo rero gusa, nawe ushobora kuza wakunze inzu ukayisura ukayireba, nawe ugashyiraho akawe, nawe ushobora kugira icyo umukuzaho, nawe rwose dushobora gufatanya, akongera akagira andi mafaranga makeya wenda kuraho rwose. Ni karibu cyane rero, niba wayikunze ngwino tuyikwereke. Siyo gusa, dufite n'izindi nyinshi, turakwereka n'izindi nyinshi cyane wihitiremo, ariko iyi niyo mari kabisa. Miliyoni 80 negotiable, ni amafaranga rwose atari menshi kuri iyi nyubako. Yes. Ariko kandi tukwibutsa yuko muri serivisi dutanga tunimura abantu, turabimura. Nuvuga ngo ukeneye kwimuka nta stress, nta bintu byawe byangirika, nta bintu byawe bibura bakwiba bagira gute. Nuvuga ngo twebwe turaza tukazana imodoka zacu tugateraho tukabarana, hanyuma tukakwimura ibintu byawe bikagera iyo bijya amahoro, nta kintu na kimwe cyangiritse kabisa. Ni nako kandi tuba tugutegurira intebe mu nzu, tukagukora home decor, inzu yawe tukayidekora neza,
hanyuma rwose tukamanika rido, dufunga ibitanda, imirimo yose ijyanye no kwimuka nzuri rwose turayibakorera mwiturije, ukigira mu kazi nk'ibisanzwe, wowe ugataha wiryamira nta kibazo. Kandi rwose ntutinye, uko waba uhagaze kose amafaranga yose ni amafaranga, turakorana kabisa turakorana nta kindi kibazo. Yes, iyi nzu rero nk'uko nakomeje nkubwira, uyikunze waduhamagara kuri 0788 48 67 97 cyangwa se kuri 0782 si ibyo gusa, wadusanga aho dukorera hariya rwose ku Muhima kuri Yamaha, ugeze muri feruje neza, manuka usa n'ugana Nyabugogo, urabona etaje ya kabiri uvuye muri feruje y'amatafari ahiye yanditseho Shema House. Dukorera muri etaje yayo ya nyuma, umuryango wa mbere mu gikari hareba ku Gisozi. Ariko kandi ushaka kudusura ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu zose, Instagram, Facebook page, Twitter, hose turi Nzuri Market. Komeza rero kandi subscribe kuri Nzuri Market, ari nako tukurarikira kujya ukurikirana ikiganiro kiba kiri live kuri channel yacu buri munsi kuva saa 12 kugeza saa 1, ukuyemo kwa kane no ku cyumweru gusa. Tuba tugufitiye ikiganiro gira icumbi dukorera kuri Fine FM 93.1, aho tuba dusobanura imikoreshereze y'ubutaka n'imicungire yabwo, dusobanura igishushanyo mbonera cyangwa se master plan mu yandi magambo, ari nako uba usubirizwamo ibibazo byose aho ufite bijyanye n'ubutaka, ubaza cyangwa se ugatanga igitekerezo. Icyo kiganiro kiba kiri live hano kuri iyi channel yacu ya Nzuri Market. Komeza rero kandi subscribe, ukande subscribe utazagira ikigucika cyangwa se utazajya ucikanwa n'ibintu byose byiza bijyanye n'imitungo itimukanwa biba biri guca kuri iyi channel rwose. Ni karibu cyane rero, nimuze tubarangire, tubakodeshereze, tubagurishirize, tubamanagingire imitungo, tubakorera amapura, tububakire, tubimure, tubakorere rwose buri kimwe cyose mukeneye kijyanye n'imitungo itimukanwa. Ari nako kandi tubamamariza no muri icyo kiganiro mu by'ukuri, cyane ko kiba kiri kuri radio ikunzwe cyane ya Fine FM. Yani karibu cyane rero, turabakunda, ntimucikwe rwose n'ibyiza byose dukomeza tubagezaho umunsi ku wundi, 5 kuri 5. Rwose turabakunda cyane hano muri Nzuri Business Group Limited. Wacu umukiriya n'umwami rwose. Nimuze rero tubafashe, tubagurishirize mutaraterezwa za cyamunara, tubafashe gukemura ibibazo bitandukanye mu gihe mufite, tubashakira abakiriya mu gihe gito kandi rwose tubagurisha ahantu hatari mu manegeka. Ni karibu cyane, wacu umukiriya n'umwami iteka ryose.